haleluya. Turabashuje bene data abakunzi ba Naweza TV. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Mugubwe neza muri uyu mwanya. Twongere kwishimira muri uyu mwanya umwami Imana yaduhaye. Tukaba turi bazima duhumeka umwuka wazima. Ni byiza, ni by'agaciro. Ndabizi neza ko uyu mwanya nawe ugufasha kandi ukubera umugisha. Niyo mpamvu nkwifurije amahoro y'Imana kandi wifatanye natwe ube hafi aho ukurikirana ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dutangire dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana yacu ikomeye kandi Imana igira neza. Imana ifite ububasha n'ubushobozi, turakunezerewe data wa twese. Tugushimiye mwami Imana uburyo ukomeje kutwitaho. Tugushimiye uburinzi bwawe ku buzima bwacu no ku miryango yacu Mana. Tugushimiye ko ukomeje kutubera ingabo idukingira Uwiteka, izina ryawe nirishimwe. Uyu ni wa mwanya kandi mwami watugeneye ngo tujye tuganira mu ijambo ryawe. Data tugusabye umugisha. Bana natwe mukunzi mwiza, utuyobore, utuganirize, utwigishe, uduhugure mwami, utwubake nyiringabo Imana binyuze muri rino jambo. Ijambo ryawe ribonekamo byose. Utubere inkomezi mwami binyuze muri iri jambo. Ukiza abarwayi, tabare mwami Imana imitima y'ubwoko bwawe bwose ikurikiye mwami ijambo muri uyu mwanya data. Reka tukubonereho umugisha ko kuri kwizerwa no kwiringirwa. Mukabera w'Imana tuguhaye ikaze, tegeka uyobore. Ntabarige mwami, ahubwo korere muri njyewe, uhaze kwifuza ku bwoko bwawe. Izina ryawe nirishimwe data mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Reka rero dufate Bibiliya zacu. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tujye dufata Bibiliya. Wowe ufite amahirwe yo kuba ufite Bibiliya hafi aho, ufate Bibiliya dusome twese. Kuko iyo tugendana nawe usoma urakurikira kandi ukarushaho guhishurirwa ijambo ry'Imana. Wowe udafite ayo mahirwe yo kuba wegereye Bibiliya, aho uza gutahira cyangwa kubonera umwanya uze gukurikira. Imana iganira nawe cyane cyane iyo nawe ukurikira usoma ijambo ry'Imana. Hari ibindi Imana igenda iguhishurira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana yacu iserukaho rukomeye. Haleluya. Imana yacu iserukaho rukomeye. Uruki urugamba. Imana yacu iserukaho rukomeye. Aho ibintu bikomeye, aho ibintu byayoberanye, aho ibintu byadogereye, aho ibintu bidasobanutse, aho ibintu biteye ubwoba, aho abantu babuze inzira, aho batabona iherezo ry'ibintu, aho niho Imana igiseruka. Haleluya. Aho abantu babona ko ibintu bimeze nabi, niho Imana igiseruka ikagaragaza gukomera kwayo. Yesu nashimwe cyane. Twebwe tubona ko bidashoboka, Imana ikabikora kugira ngo irishurizeho kutwereka kugira neza kwayo, koko ituba hafi igihe cyose. Yesu nashimwe cyane. Tugiye rero gusoma muri Mariko, mu gitabo cya Mariko, ibice 4, niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana, guhera ku murongo wa 35 kugera ku murongo wa 41. Umutwe w'amagambo uravuga ngo aturisha inkubi y'umuyaga mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu nyanja, bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba, ntimurizera? Baratinya cyane baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Haleluya. Reka tugende nanone twihute tujye mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto. Yesu nashimwe cyane. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo waho wa 8. Duhere ku murongo wa 8. Bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Umurongo wa 10. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nayo iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Twavuze ko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana yacu iserukaho rukomeye. Haleluya.
dusomye muri Mariko, dusomye no mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Yesu yari kumwe n'abigishwa mu nyanja. Haleluya. Yari kumwe n'abigishwa mu nyanja bari mu kazi. Yesu yari yaraje kuri misiyo ari mu kazi. Rero ngo yari kumwe n'abigishwa mu nyanja, bajya mu bwato, noneho bari mu nyanja ngo haza umuyaga mwinshi. Mbega haba akavuyo mu nyanja, haba umuyaga mwinshi, ubwato burarengerwa bukagenda bukubita hirya no hino, hirya no hino. Babona yuko bagiye kurengerwa. Nawe uratekereza mu nyanja haje umuyaga. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubwato bushobora kugenda mu cyerekezo bwajyagamo. Bugenda buteraganwa hirya no hino n'umuyaga, hari umuraba, hari umuyaga, mbega habaye akavuyo mu nyanja. Noneho ngo abigishwa barahahamuka, baratinya, bagira ubwoba. Nta kindi babonaga urupfu, babonaga bagiye kurohama, kandi nta kabuza babonaga ko ari urupfu rubagezeho. Nta kindi mbega babonaga muri ako kanya. Haleluya. Noneho ngo baratinya, baragerageza, barabanza barigwanira, barabanza barahanyanyaza, bigeze aho babona urugamba rurakomeye. Noneho ngo Yesu ngo yarasinziriye, ariko muri make yagiraga ngo arebe kwizera kwabo. Yasinzira se? Erega aramutse asinziriye twashira. Haleluya. Hari igihe aceceka turi ku rugamba agira ngo arebe kwizera kwacu, agira ngo arebe ko tuzi yuko ari ushobora byose umwami wacu. Haleluya. Ngo yarasinziriye, ngo yerekeye bwerekeza, ngo yiseguye n'umusego. Nawe nyumvira ukuntu yari kwisegura umusego mu nyanja, kwari ukugira ngo arebe kwizera kwabo. Yari icecekeye ngo abanza barebe, ese aba bantu turi kumwe, nkora ibitangaza ndi kumwe nabo, ibikomeye bigakoreka, nkazura abapfuye, impumyi zigahumuka, bazi imbaraga zanjye koko? Ese baranyizera uko bikwiriye? Haleluya. Noneho ngo barabanza barateraganwa hirya no hino, arabihorera. Bageze aho babonye urugamba rukomeye, ngo baramukangura, baramukomanga bati, mwigisha, wowe urisinziriye ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Yesu nashimwe cyane. Kwa kundi uhura n'ibigeragezo, ugahura n'intambara n'ibikomeye, abanza ukirwanirira, ugashyiraho ubwenge, ugashyiraho imbaraga zawe, ukagerageza, ukahanyanyaza, ugakora icyo ukakora icyo, ukabanza ugapfundikanya, kwa kundi tujya dukoresha ubwenge bwacu. Ariko ngo bageze aho bibuka ko bari kumwe n'umwigisha, baravuga, ngira ngo baratekereje ati, niki gituma twirwanirira turi kumwe n'umwami ushobora byose? Haleluya. Ngira ngo ubwo bwenge bwagarutse nyuma. Barabanje barirwanirira, barabanza bagira ubwoba, barahamuka. Barangije bageze aho ngo baramukomanga ati, mwigisha, ntabwo ubyitayeho ko tugiye gupfa? Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ari ukuvuga yuko yari asinziriye, yashakaga kureba kwizera kwabo. Yashakaga kugira ngo amenye ko bazi imbaraga ze, amenye yuko bazi uwo bari kumwe nawe, bagendana nawe. Haleluya. Ese mwene data, uzi Imana yawe ugendana nayo? Ese uzi imbaraga zayo? Umwami wawe uramuzi? Urukunda gukunda uraruzi? Imirimo n'ibitangaza akora urabizi? Ese wowe wifata ute iyo ugeze mu bikomeye, mu biteye ubwoba? Ese urabanza ukirwanirira, yenda ugaca no mu nzira zidakwiriye, cyangwa ubigenza uti? Yesu nashimwe cyane. Umwami wawe umwizera kugera ku ruhe rugero? Haleluya. Hari igihe rero duhura n'intambara, tukabanza tukirwanirira, tukigeragereza, tugapfundikanya, tugakora uko tubyumva, ariko tukibagirwa ko umwami wacu ahari, tukibagirwa ko umwami wacu ashobora byose, tukibagirwa ko umwami wacu adukunda kandi atwitaho. Haleluya. Iyo rero utamuhaye umwanya, iyo utamutumiye, iyo utamweretse ko umushaka, iyo utamweretse ko ari wowe gushoboreye byose, arabanza agaceceka, ukagira ngo ntabwo ahari. Yesu nashimwe cyane. Si uko abadahari cyangwa si uko batabishoboye, ahubwo abagira ngo umwereke ko ubishaka, kubizi ko ashobora byose, abagira ngo umutumire mu kibazo cyawe, abagira ngo umwegurire byose. Birakwiriye ko tubaho ubuzima bwacu tubweguriye umwami wacu. Ni umwami ushobora byose. Haleluya. Ni intwari ku rugamba. Iri jambo ryatubwiye ngo umwami wacu aserukaho rukomeye. Mu bintu bikomeye uca mu byo uhura nabyo, ese ubigenza ute? Witwara ute? Haleluya. Ninde ukurwanirira? Ninde ukubera igisubizo? Wiringira nde? Wisunga nde? Wikomereza kuri nde? Birakwiriye kuzajya wikomereza kuwiteka, ukamwisunga, ukamenya neza ko ibihe byose akubera amaso kandi ashobora byose. Haleluya. Haleluya. Rero yarabaretse ngo arituriza, aricecekera, bagira ngo arasinziriye. Aricecekera, barabanza barahanyanyaza, bageze aho bibuka ko bari kumwe n'umwami. Uzi ko hari igihe twibagirwa ko turi kumwe n'umwami, twicira inzira. Hari igihe twigenga, hari igihe dushaka kuyobora ubuzima bwacu uko tubishoboye cyangwa uko tubizi,
dukoresheje ubwenge bwacu n'imbaraga zacu, burya ntabwo uzabishobora, ntacyo uzageraho, nta na mukono umwe wabasha kuyunguraho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo. Ntacyo dushobora ku bwacu. Ijambo ry'Imana nanone rero bitubwira muri Yohana ngo ntacyo umuntu yabasha kwiha ubwe ko atagihawe kivuye mu ijuru. Nta ntambwe n'imwe watera, nta na kimwe wakora atari Imana kubana nawe kugira ngo igushoboze. Haleluya. Noneho ngo bagezeho baramubwira bati, mwigisha koko uricecekeye, ntabwo ubyitayeho, ntacyo bikubwiye ko tugiye gupfa mwami? Yesu nashimwe cyane. Hari igihe nawe ugira ngo Imana ntitaye ku bibazo byawe, hari igihe ugira ngo Imana yaragusize cyangwa yaragutaye, yarakuretse. Burya ibihari, irahari, ibyo ucamo byose irabireba, intambara zawe irazizi, nta cyahishwa amaso yayo, irabizi byose, ariko irashaka kuyereka ko uzi imbaraga zayo. Irashaka ko ukora uruhare rwawe nayo igakora urwayo. Urwawe ni uruhe? Ni ukuyitakira, ni ukuyitabaza, ni ukuyihamagara, ni ukuyitumira, ni ukuyereka ko ari byose kuri wowe, ni ukuyereka ko ari we ukesha ubuzima bwawe, ni ukuyereka ko ariyo mbaraga zawe. Birakwiriye rero ko ubuzima bwawe ubwegurira umwami wawe. Haleluya. No muri izo ntambara rero mwene data, ukabyegurira umwami wawe, ukamenya ko ari we ushobora byose. Paulo yabivuze hano yandikira Abakorinto, ababwira ati, bene data, ntabwo dushaka kubahisha amakuba twagize. Twanyuze mu bintu byinshi bikomeye biteye ubwoba, turababazwa, turatotezwa kubera gukorera umwami. Paulo yari umukozi w'Imana, ngira ngo murabizi. Ati turababazwa, duhura n'amakuba menshi n'ibyago bitandukanye, kugeza aho twagize ngo tugiye gupfa, kugeza aho twabonaga urupfu rutugezeho. Yesu nashimwe cyane. Ati rero ntabwo dushaka kubibahisha, twahuye n'ibikomeye byinshi ku buryo twabonaga tutazabikira. Haleluya. Arangije ababwira ati, ariko iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora. Yashimiraga Imana. Paulo yavugaga imbaraga z'Imana, yavugaga gukomera kw'Imana. Avuga ati, nubwo twaciye mu makuba menshi, abwira Abakorinto abandikira, mwabibonye, nubishobora uze gusoma kiriya gice cya mbere cyose guhera ku murongo wa mbere. Ye nahereye hariya gusa nashakaga ko tuganira, ariko usoma icyo gice cyose warushaho kubyumva n'amakuba bahuye nayo. Ati twahuye n'amakuba menshi muri Aziya, turababara, turatotezwa, turakubitika, mbega twari tuzi ko nta kindi gisigaye ari urupfu, ariko Imana iraturokora. Ati yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora. Ati kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Haleluya. Yesu nashimwe mwene data. Naje kukubwira rero ngo ukomerere mu mwami. Imana yakurokoye mu makuba n'ibyago bitandukanye. Imana yagiye kugirira neza ikakurwana intambara zitandukanye. N'ubundi izakomeza kukurengera, izakomeza kukurwanirira. Icyo ishaka ni ukumenya imbaraga zayo, icyo ishaka ni ukuyiyegurira, icyo ishaka ni ukuyitumira ukayiha umwanya mu buzima bwawe, ukamenya ko ariyo mugenga w'ubuzima bwawe, kamenya ko ari ukuyobora, kamenya ko ari ukurengera, ari ukubera byose. Haleluya, haleluya. Paulo abivuga neza ati iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo twabonaga rwose nta kindi gisigaye uretse urupfu. Ati iracyakomeza kuturokora. Ati n'ubundi twizeye ko izanakomeza. Yesu nashimwe. Nanjye rero naje kukubwira ngo iyakurokoye muri ariya makuba na biriya byagutaruzi uko byagenda, iyakurengeye n'uyu munsi hari iki cyorezo, hari ibi byago, hari ayo makuba uri unyuramo uyu munsi, n'ubundi izakomeza ikurokore, n'ubundi izakomeza ikurengere, n'ubundi izakomeza gutabare. Kubera iki? Ntabwo yahindutse, iracyari ya yindi, iracyakora ibikomeye, iracyari yo kwizerwa. Icyo usabwa ni ukuyiyegurira, ni ukuyitumira, ni ukuyiha umwanya, nk'uko yaretse ngo abigishwa babanze bayihe umwanya, babanze bayereke ko ikenewe mu buzima bwabo, ariyo bishingikirijeho, ariyo gisubizo cy'ibibazo byabo, ariyo mutabazi wabo. Nawe rero icyo Imana igushakaho ni ukuyiyegurira, ukabaho ubuzima bwawe ubweguriye Imana, ukabaho umutima wawe womatanye n'uw'Imana. Kabone naho waba unyura mu bikomeye bingana gute, kabone naho waba uri mu ntambara wumva yuko zidashoboka, izo ntago zishoboka kuri wowe, ariko ku Mana zirashoboka. Imana yacu iserukaho rukomeye, bidashobokera abana b'abantu imbere yayo birashoboka. Ongera rero wizera Imana. Umwami Yesu ngo bamaze kumukangura ubwo bibwiraga ngo arasinziriye, ngo yacyashye inyanja, acyaha umuyaga. Ati imbega yaracecekesheje ibintu byose, yacyashye umuyaga, inyanja iratuza, iratungana rwose, mu nyanja haba amahoro, barakunda baratekana, urugendo rwabo rurakomeza. Ariko arababaza ati ariko niki kibateye ubwoba?
ntabwo murizera, n'ubu ntimurizera, ntabwo muzi uwo mugendana nawe, ntabwo muzi umwami wanyu, ntabwo muzi imbaraga zindimo. Ese mwabanya kwizera guke mwe? Ntabwo nakoze imirimo n'ibitangaza kenshi simora nkora turi kumwe namwe, kuki mutizera? Yesu nashimwe cyane. Imana yacu tubabarire kutizera. Rimwe na rimwe tugera mu makuba, mu byago, mu bikomeye, kwizera kugakama. Umuntu akabaho agahora ahamya Imana, avuga imbaraga z'Imana, ariko twagera mu makuba kwizera kugakama, bya bindi twizeraga twahoraga tuvuga twatura, tukayoberwa aho bigiye kubera kamere zacu, kubera ubwoba, kubera umwanzi utwongorera, uduca intege, utwereka ko bidashoboka. Ariko uyu munsi iri jambo riguhumurize kandi rigusubizemo intege mu bugingo, rigukomeze rikwereke ko umwami ari mu ruhande rwawe iminsi yose. Ntabwo ajya gusiga, ntadusiga, ntaduhana, ntabwo yatureka, ntajya asinzira umwanzi yatumira bunguri. Haleluya. Icyo dusabwa ni ukugira kwizera. Ongera kwizera mwene data, ongera kwizera umwami wawe, ongera kwizera Imana yawe. Urizera bivuye hehe? Usoma ijambo ry'Imana, ujye ugira gusoma ijambo ry'Imana, ujye ugira gusenga, ujye ugira kwegerana n'Imana. Bizajya bituma muri wowe hahoramo imbaraga z'Imana, muri wowe habamo isoko idakama y'ibyiringiro n'amahoro no gukomera no kwizera no kwiringira Imana. Muri wowe hazajya habamo inkomezi zituruka mu ijambo ry'Imana. Ugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana uri wenyine, uganire n'Imana, kuganirize. Ugira umwanya wo kuba imbere y'Imana, usenge. Ujye wumva abakozi b'Imana batandukanye babwiriza, bigisha. Ni ukuvuga ngo uko wegera Imana, uko urushaho kwegera Imana, niko kwizera kubakwa muri wowe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, ngo kumva ijambo ry'Imana. Kumva ijambo ry'Imana bizagutera kwizera. Gusoma ijambo ry'Imana bizagutera kwizera. Gusenga bizagutera gukomera. Uzahorana ibyiringiro. Rero ujye ugira umwanya wawe wenyine n'Imana. Ujye ugira umwanya wawe n'Imana kugira ngo ikubakemo kamere y'ubumana. Uko wegera Imana niko kamere yawe icishwa bugufi. Ko wegera Imana niko ibyo wowe utekereza bikurwaho, hakaza ibitekerezo by'ubumana muri wowe. Haleluya. Rero arabwira ati ariko n'ubu ni muri akizera, niki kibatera gutinya? Arangije ngo amaze gucyaha umuyaga, inyanja itunganye rwose, umuraba ukuweho, ngo baratangara cyane. Bavuga ngo mbega uyu ni muntu ki? Ngo n'inyanja iramwumvira n'umuyaga uramwumvira. Yesu nashimwe. No kuvuga ngo bagendanaga nawe batazi imbaraga ze. Mbega ibyago kugendana n'Imana, uvuga Imana, uhamya Imana, utazi gukomera kwayo, utazi imbaraga zayo, utazi imirimo n'ibitangaza ikora. Barabibonaga, yahoraga ikora bari kumwe nayo n'umwami Yesu, ariko kwizera kwawo ntikubisingire. Biragatsindwa, birakanyagwa kuvuga kuza Imana, ariko ugahora uhahamuwe n'iyi si, ugahora utewe ubwoba n'ibintu byose. Birakwiriye ko tugera ku kigero cyo gukomerera mu Mana, tukaba abakomeza abandi, tukaba natwe abahumuriza abandi, tukaba natwe abafasha abandi. Haleluya. Rero uko wegera Imana niko izarushaho kukubaka mwene data. Yesu nashimwe cyane. Tugaruke rero kwibuka ko Imana yacu iserukaho rukomeye. Ndavugana rero nawe ufite ibikomeye biguteye ubwoba, biguhahamuye, utazi inzira yabyo, utazaho gutabarwa kwava, uragerageje, urananiwe, inshuti ziragufashije, abavandimwe baragufashije, abo wari uzi ko bagufasha baragerageje ariko barananiwe. Inshuti yanjye, urwo rugamba rwegurira Imana. Imana iserukaho rukomeye. Ibyo biha umwami wawe kuko arabishoboye. Nta kirogoye imigambi ye, nta kimunanira. Ni Imana ishyira inzira ahatari inzira. No mu nyanja itukura yaciyemo inzira, Abisirayeli baratambuka. Aho ngaho utabona inzira, Imana yahashyira inzira. Aho ngaho bikomeye, iyo ndwara igukomereye kubujira amahoro, Yesu ni umwami ukiza, azura n'abapfuye. Ni intwari kandi aranesha. Ibikubujije amahoro byose arabishoboye, ategeka byose. Ni indwara yayinanira se? Niba yarategetse inyanja igatuza, umuyaga ugatuza, umuraba ugakurwaho, bagakomeza urugendo bakagerayo amahoro aho bajyaga, ni indwara yayinanira se? Ese ni ubushomeri, ni ubukene se? Byose birashoboka imbere yayo. Icyo usabwa ni ukuyiringira no kuyizera no gukomerera muri yo, no kongera kwibuka yuko Imana yawe ishobora byose, kandi ukagira kwizera ko nta na kimwe kinanira. Haleluya. Umwami Imana rero abaha umugisha abakunzi ba Naweza TV. Iri jambo rikubake muri ibi bihe turimo bikomere isi yose, rikubake. Ukomerere mu Mana no mu bushobozi bwinshi bw'imbaraga zayo. Umenye ko Imana iri mu ruhande rwawe, ishobora byose, nta kinanira. Haleluya.
rero umwami Imana abaha umugisha, Uwiteka bareba bishimire, ukuboko kw'Imana kubarinde kandi kubarengere, umwami Imana babere maso, ababere ingabo ibakingira, maraso ya Yesu abagote, icyorezo nikihagera gisanga ukingiwe, gisange ingabo igukingira yarahageze, Imana ikurwanirire kandi kurengere, ikurindane n'abawe, ikurinde ibyago, ikurinde amarira, ikurinde imiborogo mu izina rya Yesu Kristo, ikubere maso. Icyorezo giceho, tuzongere tubonane duhimbaza, tunezerewe, dusubira mu rusengero, dusubira mu kiliziya twishima, dusubira mu gutaha ubukwe, dusabana, dusurana. Ubu abantu turatinyana, ntawegera undi kubera icyorezo. Korona yadupfutse umunwa, ariko nubwo umunwa upfutse ntiwemere ko umutima wawe upfukwa. Umutima wawe niwegera Imana, wikomereze ku Mana, uvugane n'Imana. Imana ikubera ibyiringiro, Imana ikubera inkomezi, Imana ikubera imbaraga. Haleluya. Imana rero abaha umugisha, abagirire neza muri byose, aho muri hose. Turabakunda, turabanezerwa, turabasengera, tubatekerezaho, kuko muri nkoramutima zacu, muri abantu dufatanyije uyu murimo w'umwami Imana. Kandi Imana ijye ibaha umugisha, ukuntu mufata amamega yanyu mugasharinga ijambo ry'Imana mukaryohereza bene data batandukanye. Ni ukuri umuhati wanyu si ubusa ku mwami. Abakoze subscribe ndababona rwose, turababona, comments turazibona, byubaka imitima yacu tukabona ko turi kumwe namwe kandi dufatanije umurimo, byose umwami Imana azabibahera umugisha. Abatarakora subscribe namwe muyikore, turushirizeho gufatanya kubaka ubwami bw'Imana no kubwagura, twamamaza umwami wacu, twandikishe muri iyi minsi ikomeye, twirundanirizeho imirimo tuzabona icyo tumurika imbere y'Imana. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, turagushimiye nyagora ku ngoma, tugushimiye kuri Imana iserukaho rukomeye data. Ngaho mwami Imana serukaho rukomeye data ku bana bawe, abakunzi bacu bana Weza TV nyagora ku ngoma, barwaniye mu ntambara zabo nyinshi zitandukanye Uwiteka, umwe wese ku rwe ruhande afite ibyo anyuramo data wa twese, ukuboko kwawe kugera hose, ufite amaboko menshi magari, afite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, urihagije mu mbaraga, urihagije mu gukomera, urihagije mu cyubahiro. Mwami Imana tabara abana bawe, iyo ujya gutabara nta gutabaza amahanga, iyo ujya kurengera umuntu ntabwo ntugisha inama, urihagije, uri byose muri byose papa, ugufite abafite byose. Gira neza rero abana bawe mwami, umwe wese uhure n'umutima we kandi uhure n'icyifuzo cye. Nyiringabo Imana, tuzumva ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza wakoze, tuzumve ko hari abo waserukiye bari mu rugamba rukomeye bakabona ineza yawe n'urukundo rwawe. Mana, tuzumva ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza wakoze, kuko uri igitangaza kandi uri Imana iri kumwe natwe, kandi uri Imana ishobora byose nta kikunanira. Izina ryawe nirishimwe, urakoze kubwira ijambo, urakoze kuba wubatse imitima y'ubwoko bwawe. Mana, turakunezerewe, komeza rero tubere maso, uturinde ikibi n'igisa nacyo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Umwami aguhe umugisha kandi akugirire neza. Shalom shalom.